hari cyagushimishije se uvuga ati iki kintu uyu munsi byara nacyo nicyo cyabaye simbona umwana ubona uvuye muri wowe nararize birabananira kumuza nararize ubundi nshimira abaganga bose bari barahunga guhera ku murongo God bless you God bless you no nibuka utaruhari mu muhamagare mu mubwire ngo God bless you mu by'ukuri ubukobwa bw'umuntu hari umuntu ahura na byinshi cyane wabaye umusitari ukiri umwana ukiri mutoya so ndagira ngo ugire udusangiza uburyo mu bukobwa bwawe cyangwa no kujya guhitamo umutware wawe cyangwa ubanza byari bigoye kubureye ko iyo umuntu ari umukobwa ari umusitari reka nikubaze haza abantu benshi haza bakubwira hererere noneho kuri wo kugira ngo wagaragaraga none ndagira ngo njyewe ubwanjye ndishiraho ko challenge ndi kuzumva cyane ndagira ngo wowe ku bwawe umukobwa mwiza w'umutambyi wabyitwaye muti Yes, nongeye kuba ikaza mu kiganiro The Blessing Show amazina ya Juliet nk'ibisanzwe mbazana umutumirwa mwiza ariko sinakibagirwa kubatumira ahantu mba nice buri gihe aho ni Casa Keza munsi ya Minagri ahantu hatuje ahantu hasohokeye n'inshuti zawe nta gasaku nakavuyo kahari kukapa ugana munsi ya Minagri kukapa ka 523 bakata ibumoso bwawe ugakomeza ugahita ubona kuri Casa Keza please muratumiwe mwese kuzajya muhasohokera hanyuma uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa wa mwita Rachel agiye kutubwira byinshi kuri we abantu musanzwe muzi ko ku ndirimbo nyinshi zitandukanye bakinga kuri Israel Mbonye ariko noneho ngo hayi kazi ndanezerewe cyane kugutumira urakoze cyane Juliet urasa neza urakoze inde kwambitse niyambitse makeup nazikoreye hari zuba nazirenze okay ibyo nikore wow ko noneho ku bantu batakuzi Rachel ni muntu well Rachel nitwa Uwineza Rachel amazina y'ababyeyi banyise Rachel ni umubyeyi ni umumama my god ibi ntabwo nzabimenyera vuba ni byiza cyane ni umumama w'umwana umwe umwana ufite amezi 9 n'umugabo umwe biriya bintu bajya kuvuga ngo umugabo ni umwe ufite umugabo umwe umwana w'amezi 9 ndi umubyeyi ushima Imana nabonye Imana like throughout my whole life kuva kera kugeza ubu ndi umuramyi ikora umurimo muri Eglise Vivante naho ndi umwana pasteur yego yarimo weherewe kuva kera yego niho nkorera umurimo nkaba nkorana n'abaririmbyi abahanzi benshi abakozi b'Imana benshi turakorana so muri iyo noze domain niho nkora cyane kuramya nta kindi ndi umuramyi wow yes sanzwe nkubona ubakinga ariko none ndagira ngo umbwire imva n'ivana byo kuririmba kwawe okay njye natangiye kuririmba muri Sunday school ndi umwana muto cyane nahoze ndi bugufi tagira ngo nahoze ndi bugufi none ubu ndi ikimama kera ho nari muto cyane I looked very young ariko nkagira ijwi rikuruta ukabona nari muto ndi muri Sunday school nkajya mora ndirimba nyine ari ngiyobora abana naririmba muri church nabati ntabwo shoboka uriya mwana babona ko imyaka 5 kandi ari nk'8 cyangwa 7 ariko nyine hari strong voice nyine ryari ijwi kabisa wumva ko bino muri uko kuntu nizo encouragements abantu guhora bahura bancira imbere bituma nkura muri church vuba nyiri muto bituma njya muri worship team nyiri muto natangiye kuririmba muri worship team kujya muri worship team mfite nka 13 nangira kuyobora praise and worship at 16 so mbikuriramo bituma ngaragara menyana n'abahanzi nangira gukorana nabo gutyo nabyo bigenda binyagura binyigisha byinshi so nuko music nagiye career nagiye nyijyamo kuraho mu rugo bambwira ko papa kera niko ajya tubwira ngo kera yajyaga ahogoza avuga guhogoza neza ahogozaga kera ariko urebye muri famille kwa papa barimo no kwa mama barimo babikora so both sides ariko abavandimwe banjye nabo bararirimba mukuru wanjye aririmba musaza wanjye aririmba nyine ni abantu baza amajwi babyumva wow noneho tugaruke kuri Rachel noneho uri umwana w'i Kigali wavukiye i Kigali wakuriye he muri secondaire background yawe background ndi umwana w'i Kigali nize Kigali ntabwo navukiye i Kigali navukiye mu Mutara
yego ariko nize i Kigali baje i Kigali ndi muto ko navutse Mutara nyuma y'intambara tuzi i Kigali nkiri muto ni ukuvuga ngo bahise baza mpita niga i Kigali ndi umunyakigali primaire yigira secondaire primaire nayigiye Good Foundation secondaire yigira nayigiye ahantu henshi nagiye Ami des Enfants njya King David njya Glory narayize pe hose warazengurutse nari umunyakigali wari umunyakigali okay ntiryari wakiriye agakiza cyangwa papa wawe kubera ko ari pastor wavutse nawe birimo neza ibyo bintu rero reka mbigusubize urumva njye navukiye muri church n'abana b'aba pastor kubera gukurira muri church n'ibiki hari igihe biba routine sandi ikaba routine kujya muri worship team bikaba routine you have to go no nkanjye wari ufite impano nabaga nazi ibyo ari byo usibye kuba ndi muri Sunday school bakatwigisha mu rugo tugasenga ni ukuri nari mu Kigali wari mu Kigali kubera ko ari umwana kwa pastor ngomba kandi noneho hajemo n'ijwi I have to sing yes you get the point so nkanjye rero muri 2012 nangira kujya muri worship team niyo natangiye kujya nyine mbisobanukirwa gake nako gake ntabwo ndi bukwirarireho byari nyine I can do it bino bintu mbisobanukirwa menya gusengamo ko nangiye gukura menya gusengamo 2013 bigenda biza 2014 rero niho neza agakiza kagize gutya kandi icyo gihe nararimbaga n'abakozi b'Imana ariko nyine utarerura urebye nari umukristo kuko nakuriye muri church nabaye muri church ariko nari naragira iyo intimacy yanjye n'Imana umwanya wanjye n'Imana nkavuga namenye Imana completely namenye verses muri Bible nabaye nyine handi uvuga ngo njye n'Imana hari ahantu tuziranye byabaye muri 2014 njye rero nibyo nita ko aricyo gihe nakijijwe nibwo nta muntu wakwatuje mbega uvuge ngo ndatuye wowe ubwawe n'umutima wawe ni encounter nagiranye n'Imana ibintu birenze cyane sinshobora kubijyamo yari encounter iteye ubwoba ubona ko ni Imana niho yahereye ni naho nahereye Imana yahereye nkoresha ibintu bikomeye wari warabatijwe nari narabatijwe ariko utaravuga ati nari narabatijwe kubera nyine gukurira aho muri church urabyumva nawe gukurira muri umwana wa pastor ibyo rero naje no kubisangiza mu rugo nyuma nibwo naje kubibabwira nyuma ndavuga ati rero buriya hari ibintu byambayeho mutazi ndabibasangiza bavuga ati ko ubu ngubu aribwo numva ngenyijije numva aribwo ibintu ndimo ndabizi ntago ndi mu kigare ntago ndi kubikora kuko ababyeyi banjye babirimo ntago ndi kubikora kubera igitutu no ndabikunze namenye ko nahamagawe byabaye rero 2014 niho rero njyewe kubera iyo encounter niho njyewe nicara ngavuga ati ndakijijwe iki gihe ariko rero ubundi nabaye narunyijijwe ariko icyo gihe kuri njyewe ubwo wabonye ko bibaye official Imana aransuye nabonanye nayo akenshi bakunda kuvuga ko abana pasiteri hari igihe abenshi bavamo ntabwo ari itegeko ko nabo bakizwa ntabwo ari itegeko ko nabo baba baramye hari igihe babategeka kujya mu rusengero ariko bitabarimo hari ikindi wiyumvamo kuri wowe wenda n'abavandimwe bawe wenda we ko byaguhiriye mwese mwagiye mu murongo mwafashe umurongo wa papa cyangwa hariho abandi ijambo ryajyaga ari imbabazi ari no mu bintu byatumye njyewe mvuga ngo ngomba kubiharanira kuvuga ngo abapasiteri bitaye bakontorere ziyarambabazaga komana bakontorere njyewe Imana ifashe so njyewe navuga ko nafashijwe nanone n'Imana no kuba naragize impano nkaguma nshobora ko nari kuyigira nkajya kuririmba hanze nabyo byari gushoboka ariko nyine njyewe naragize iyanjye ntabwo byari kuririmba gusa hari ibindi bintu Imana nkoreshaga ubona ko ibi bintu ntabwo byajya hanze byari ibintu byo muri church by'umuntu wahamagawe umwana wa church noneho kubera ibyo bintu kuguma muri church bituma njyewe ntajya hanze no kugerageza byabayeho no kugira igare kugira iki ariko ukabona shasi hanze sahawe wayobye pe wigeze ujya kuririmba indirimbo zo hanze se za sinigeze pe nta n'umuntu wigeze uza ku matwi akubwira ati ndabona wowe kubera ko wari bazi ko ndi umwana pasiteri wari batuye ntiyagenda ariko nyine ntihabura ayo majwi akubwira ati genda ukore hari igihe kera bambwiraga ngo jya muri tasika muri tasika wowe uragitwara nkareba gutya tasika namenyereye kuramya Imana nzagenda nsaba ko muzamura ibiganza uzagenda uramya Imana muri tasika ikibazo kiri
ariko nyine no hari utuntu twinshi twagiye tuza ariko nyine kubera ko njyewe nagiraga indi mpano atari kuririmba yanjye nkunda gusenga cyane abantu ntibabizi ariko nyine kubera ko gusenga cyane njyewe nyine ntabwo nkunda gusengana mu groupe cy'abantu benshi ubu ngubu nibwo nanjye kubikora mbere ko nakundaga kwifungirana wenyine nkasenga nkanezerwa nkishima so iyo moment nkumva ngiye mu byisi ntabwo nayibona nkumva nta n'icyo bitwaye njye I don't judge it I don't at all umuntu niba aririmba ibyo aje gusenga n'umutima ni intimacy yawe n'Imana nta muntu ugomba kuyijyamo encounter yawe n'Imana nimwe mu babizeranye n'Imana ntabwo umuntu abyinjiramo ariko njye mba numva hari ikindi Imana yampamagariye hari ahanze for people to see apana n'ahandi mu bindi nta n'ibyo unateganya kuba wajya hanze ya gospel umva ndi umukozi w'Imana Imana izabigufashemo ndi kubikunda kubera yuko hari igihe usanga umuntu amaze gufata iyindi ntera ugasanga nanone bitumye atandukira ugasanga none reka mbonere kukubaza kino kibazo ubona ari ihe mpamvu ituma abantu abaramyi bamwe na bamwe ubona ko afite ijwi afite ubushobozi afite ijwi ryo kuramya Imana ariko akagera ahantu ukabona agiye muri secular wenda mu ndirimbo zisanzwe nibyo nari ndi kukubwira biterwa n'iki njyewe nk'ukuntu mbibona hari igihe ajya muri biriya hari igihe aba bishakamo amafaranga cyangwa abona career wise this voice yamu ubuzima this voice yamunga akabona muri gospel ni Imana ibumugisha God bless you so much tuvuga muri gospel n'amafaranga arimo oya wewe don't words mama okay ngabasobanura ukabona umuntu aravuze ati kangenda nshake uravuze ngo abavoma bagiye gushaka amafaranga I don't know that's my niyo nuzanjye nekereza ariko nje nkumva umuntu ashobora no kugenda abataragiranye encounter n'Imana indi mwemeza ko this is why you belong aba rufite buri arana hora n'Imana simbizi ariko uri Imana bitaramwemeje yuko agomba kuwaguma wa since that's my point of view ko byumva ariko nk'ubu nkanjye nzi ko it's where I belong it's where I belong ntago najya kubera ko amafaranga yaboneka ataboneka this is where I belong umurimo w'Imana ndi umukozi w'Imana umutumishi wa Mungu umwana w'Imana urabona ndi umwana w'Imana ntago byankundira ntago nabishobora zira potential sinazibona pe ngende wo kuramya nkazamura ibiganza numva nkashira umutima wanjye ugashira mukumbura ruhuga Mana njye barasimba sinzi n'ikintu kibitera by the way bishobora kuba biterwa n'amafaranga bikira n'amafaranga cyangwa biterwa no kumva ko I want it muri we yumva biriya nibyo byumva kunze ariko nyine nanone kuri njyewe Imana ntujye umenya logic iri inyuma yabyo ntabwo ujye umenya kuko wowe wambonye uburyohe ndetse njyewe namaze kuryoherwa ku buryo udashobora kuvamo buriya nabo hari ikintu buriya baramutse baryohewe wenda cyangwa Imana ikabaganiriza cyangwa Imana ikabategeka kuguma bashobora kuhaguma urakoze cyane nkunze kukubona ubakinga ariko noneho ntago ndashaka kumenya noneho wowe nyawe apana mu ndirimbo za Israel mbonye apana mu zande apana ubakinga noneho wowe nyawe aho ko nzifite ufite indirimbo nyinshi kuri YouTube ziriho da zingahe ahubwo reka mfatireho babwira apana kuzajya bajya kuma yandi YouTube kuri YouTube channel Wineza Retro YouTube channel ntago ari videos ni audios ziriho zingahe 5 songs wow yes hariho collabo yanjye na René Patrick hakaba n'indi yanjye na Roger hakaba n'izindi ebyiri zanjye mpuzanjye wow ziriho rwose video I'm working on it ubu ngubu sinamaze kubyara sinamaze gushaka sinabyaye narabanze ndashaka ufite stress urumva kubyara noneho ubu ngubu uri inkumi noneho irasharamye ubu naje none ngiye kugaruka Imana ibifashemo ariko bizakunda nkore videos kuko video irafasha naje gusanga video ariyo ituma ibintu by'umuntu bigaragara kubera yuko nk'abantu bakuze muri video z'abandi ntago bazi ntabwo bari bazi ko nizo ndirimbo zifite ntago bari babizi ntanjye ubwanjye ntabyo nari nzi kufite YouTube nari ukuri nabonaga amashusho y'abandi ariko natangiye n'indi nuze ntago
nakwita projet yo gukora covers cover songs z'abantu barami zakunzwe bacari ngendayo Alex Dusabe bagabi Kamanzi bayeme gukora covers wow abo nyine ndagenda nkabasaba and I do a cover zo ndi kuzikorera video wow vuba uzakabusharinga uzakasharinga hanyuma ndagira ngo kuri we noneho utubwire wumva ushaka twitegere cyo rimwe kuzakora album launch muri Serena Runanga kuri ibintu tubyitege mu gihe runaka mu mwaka runaka tubyitegure wow ako concert izabiryoshye cyane sibyo ya no kuri nine ndabishaka kuzakubona rwose stage ari yawe hariya no kuri Imana ibikora duhagaze turi ko ndabishaka mana njye ndabishaka ariko nyine bizaba ariko bizaba by the way bizaba guhimba indirimbo kwawe cyangwa kuririmba kwawe biza gute ubikora ute ntabwo ndi bukubeshya ngo ndi kwirarireho nje izi ndirimbo nakoze nazikoze nkiri mu rugo ntarashaka ngo umuntu wamfashije cyane mama wanjye yarazaga kwicara akama amagambo tukicarana nanjye nashaka melody ko sinzi gucuranga nagera studio zigahinduka nageze studio wenda melody gahindukaho inzi iki kigenda akatara kuvuga ngo nicaye ndaryamye ndarose ibyo bintu Imana nagira ubwo nabwira ntuvuga ngo ufite melody ngo ariko nibyo ndi gusengera gusa nyine ndicara ntago ndi wa muntu wiyandikira cyangwa iki uri wa muntu uririmba abantu baramfasha wowe uraririmba no kuvuga ngo ushaka umuntu arandika akaguha ikindirimba amagambo wowe ukaririmba uri umuririmbyi mbega ibintu byo kwandika ntago ari ibyawe nshobora kubika ko si bya bimeze neza cyane byo guhimba indirimbo ngo yaje ngo nabyandika ariko sinzi mba numva njye Imana yampamagariye no kuririmba banditse hari umuntu ushobora kwandika ikintu barabikora barazima indirimbo kabisa wow ziririmba wow kandi naziririmba nkumva yego nibi wowe wabyandika ukumva byandika ubu ngubu okay hanyuma tugaruke rero naho mu bukobwa bwe urasa neza warashimye urugo umeze neza kwibona ko haleluya mbere wari none ndagira ngo nto mukobwa bwawe wakuze uri umuntu ufite ijwi ryiza kandi uririmba kandi ukijijwe mu by'ukuri ubukobwa bw'umuntu hari umuntu ahura na byinshi cyane wabaye umustar ukiri umwana ukiri mutoya so ndagira ngo ugire udusangiza uburyo mu bukobwa bwawe cyangwa no kujya guhitamo umutware wawe cyangwa ubanza byari bigoye kubureye ko iyo umuntu ari umukobwa ari umusitari reka nikubaze ntabwo wabinkora haza abantu benshi haza bakubwira hererere noneho kuri wo kugira ngo wagaragaraga ko none ndagira ngo njyewe ubwanjye ndishiraho ko challenge ndi kuzumva cyane ndagira ngo wowe ku bwawe umukobwa mwiza w'umutambyi wabyitwaye muti muri iyo situation ese yari umukungu wa mbere mukundanye nabambeshye ubwo wa mbere tubwire rero ni ukuvuga ngo ni Imana we ni Imana bwa mbere ujya mu rukundo byagenze njyewe narakundanye mu bukumi bwanjye uri mu kangahe yasinshaka kubivuga wabivuze ariko ibyo bibaho kubera ko muri segonderi guhera mu gatatu segonderi nakundanaga nari mfite aba boyfriend kwa kundi ugira boyfriend bari aba segonderi rwose baba bahari so ariko ibyo byari by'ubwana nangira rero gukuraho nagiye ntetwa n'abahungu uri muri senior 5 ntetwa n'abahungu ariko ukabona umuhungu anterese kuko yambonye indirimbo cyangwa umuhungu ankunze yambonye kuri stage cyangwa nagiye muri niyo challenge abandi agakururwa n'ibyo yabonye agakururwa no kubona ikintu gukora kavuga wow habona umuhungu nyimureba nyiramba bahega umuhungu mwiza ariko ntanasuhuza nava kuririmba agakanyamasa ibintu bikambabaza abandi wenda bakagasha wowe wowe uririmba sha ntabwo ako kuri njye ntabwo bumvaga igikomere njye nagafite use irijwe narifite ndamutse nakore ubundi muri amundira iki exactly ubundi no kuvuga ngo ni kare akantu konyine gatuma nangira gusenga bavuga mu Mana byambayeho nahuye nabo ukabona ni talent ukabona no guharara ibyo ufite talent narabibonaga
nkabona ni talent ariko nyine nkabyihorera ariko njye muri njye najya gusama mana ndagusabye umuhungu uzaza akankunda adakunze atambonye naririmba atambonye kuri stage umuntu ni wowe uwo mugabo wanjye tubana tukibonana nkabonaniye he twahuye twari muri resitora turi kumwe n'abandi bashuti mwasotse nk'abakobwa azana n'undi muhungu gutyo nuko twahuye turaganira nuba twaraganiriye turahuza hana nimero tuba inshuti mu bishuti arankunda atazi yuko yewe uri umuririmbyi n'ijwi ryasohoka iyo mama azi ngo ndawundivuge Tabireba yamenye ko ndirimba shize amezi 6 dukundana so ibyo bintu bibanza biba icyo kintu ati iki kintu rero ikindi niko nari narasabye Imana akoranye complex kundeshya kunungana nari nanitse cyane bayakoresha tubireke bago nundi bago none bimeze nk'umwana hari igihe umuntu yaranutse atagaragaza none bikantera complex nkumva nta muhungu wankunda tu nkunde neza niyo mpamvu ibyo bintu byantera complex y'umuntu bankundiye impano nayo ifite nta kindi kintu yakunda none ijwi ribuze ndashaka uzamo umuhungu nkunda nk'imwe wundi nkunda inshuti zanjye zikabibona abavandimwe bakabibona umuntu wese akabatuye umuhungu wamuhaye iki wundi nkunda akanyiza nuzi igikomere cyo kumva ntakundwe kuko sinigeze mbabazwa n'abahungu honestly oya ariko muri njye nabaga nifite iyo complex iyo insecurity nta nari nyifite tu nta muntu wayinteye nta ki njye ko nari meze nta nubwo ari ukuvuga ngo abantu banasereraga cyane oya ni the devil ugendaga akazonga umuntu akagutera complex nta wundi muntu wayiguteye ikaza muri wowe ukireba ukiyaga ukagenda nukuri ntago nikundaga none bamana ariko ibyo ntago ari bibaho hariho n'abandi bantu bibaho oya uzagira n'abantu tumira uganiriza abantu bumve hari undi muntu ugeze kuganiriza nawe amwimbwiraho we yakenewe n'umuganga kugira ngo amukuremo ibyo bintu yamyumvire bibabaje cyane yumvaga uriyanga ukumva none mukwiyanga kwa bumva nta muntu bagukunda kandi ari abantu bagukunda niyo yagusekera ukumva ari uburyarya ukumva n'uburyarya cyangwa sinzi bumva uyu muntu ni amahoro se ambonyemo iki ubusa nkundiye iki none narirebaga nkabona nta mbere nta nyuma akaguru nta kaboko nta mutwe nta ki nta resho ubuko umuntu aranga ngo yanguze mu buhe buryo wakunze iki ngambwira ikintu nkunda kuririmba numva nk'icecegeye akavuga ati ariko nk'ibi nzabigenza gutya urumva nari narasabye Imana njyewe bucece ubwanjye narajya n'abamana umuntu uzankunda atambonye kuri stage ikindi umuntu uzankunda nk'imwe akankunda akanyiza insecurities nkabibona n'abantu bakabibona sinzi ukuntu uzabigenza kugira ngo mbibone umusore yarajya arankunda handi n'inshuti yanjye duhuye bwa mbere atambwira ati uyu muhungu wamuhaye iki ndabibona kagukunda by'ukuri abavandimwe arabibona papa arabibona abantu bose arabibona ariko ikintu kiba ikindi ubwo nagira ngo ubwire ibintu byatumye mbona mvuga ngo kuko kugira ngo mfate decision byari bigoye wowe ntago washizeho conditions z'umuntu ushaka ngo areshya cyangwa wisabiye urukundo ikindi ndavuga Mana umuwo muntu umeze gutyo ikindi asenga Mana uzaba umuntu uzanshyigikira muri bino bintu nkora ukora ariko azabinyubahire abishyigikiremo ariko nabinyubahiriremo kandi abifashemo kuko nabonaga nshatse nk'umuririmbyi twaharwanira twahagonganira bivuga ngo umwe muri twe agomba kugira iki guca bugufi kandi ni umugore of course ugomba kuganduka kandi njye Bibiliya bidusaba have to it's a must hareba basamana ko nkunze ibi bintu nkora ko nkunze ibintu ntazabangamirwa Imana uzamuntu utazabimbangamira umuntu yatakubangamiye mu muhamagaro wawe uranezerwa urayahanika umuntu ubundi ubwira ati uba uri uwa mbere ku isi aho uzajya nzajyaho nzakujya inyuma mukurikire icyo uzashaka biragenda nyine byari ibintu byinshi nagenze Imana geragenzanira umuntu at first sinabibonye the devil is a liar by the way Imana ikazana umuntu ukabona he's the right guy ariko ukagenda ureba utundi tuntu bya bindi wasabye Imana ukabyibagirwa ukajya ni ukuri naragenda nkajya mbona ni ugukundana twakundanye imyaka 3 mbere ko tubana dukundana neza arankunda nanjye ndamukunda ariko nkajya
umuntu udafite umurimo w'imbere cyane muri caci ko njyewe numva pasiteri utangira kuzana ABC ariko nyine habura igihe ngo nkuru nako habura igihe kugira ngo decision ifatwe nibwo Imana yansuye iranyibutsa ibintu nasabye Imana iranyibutsa ibintu nayisabye ntabwo yabinyibukije gute ngo nararose ngo nagize iki nari nicariye bisanzwe ndi kurya ndi gutekereza ariko si ubu ko numva Mana kugira ngo uyu murimo wanjye mukoremo neza kandi nyiranutse ko ngomba gushaka kuko biragoye kuwukora umurimo nk'unkora uri umukobwa cyokora biragoye nkavuga Mana kugira ngo nkore uyu murimo ntishinza ndagushaka kandi numva nkukoze nyiranutse ngomba gushaka kandi sinzi uyu muhungu niba ari ready I have to ready or not ngomba I have to ariko nkareba nkavuga Mana uyu muntu he's the right man for me ngiye kuri njye ndamukunze ariko sinzi ndari ndi kwitegereza njyenyine nibwo nagiye mbona neza igihe yaziye mu buzima bwanjye n'ibintu byose nasabye Imana n'ibintu yanyijije n'ibikomere yanyijije nari nsigaye mbona ndi mwiza nari nsigaye mbona wasigaye ubona ndi icyuki koko ako kantu urumva ndareba ibintu yanyijije ndeba ibintu byose nasabye Imana niwe Mana like nibwo navuze oh my god this man was before me igihe cyose nsimbibone nari ngeze kugenda mbona ngiye kumukatira mbona amajwi ya Satani araza kereka ari hano nawe akabikubwira nawe nibwo nabibonye ndavuga ati kumbe ibi byose nasabye Imana uyu muhungu arabifite neza sinasabye Imana ngo umugabo w'umukire sinasabye Imana ngo umugabo ngo ufite ibyamirenge nasabye Imana kandi umugabo uzama amahoro umunyamahoro urugo rw'amahoro Mana sinasabye ubukire sinasabye Imana uzama urugo rw'amahoro twasangira icyayi n'irindazi sebo twaryama hasi tube mahoro Imana yagiye raruma simona kunsa neza nigo ndikubibona rwose urishimye uranezerewe nta Satani mbega byiza Imana nuko nabibonye none ahandi nabyemereye ko ari Imana nanone ndasenga papa wanjye ni pasiteri nizera mu ijisho he's my bishop ariko na papa wanjye navuga uyu mugabo papa wanjye nawe akamwemera kandi bibibona ndabimenya ko ari umugabo wanjye uravuze ngo papa mwanga ntabwo ari bumwemere ndavugaga amavuta muri ho ya pasiteri y'ubu bishop ariko iyo areba akavuga burya hari ahantu tujya twemera wowe kuri wowe byari bigende gute ntabwo byari gukunda bari mubwira ati iyo papa wanjye ambwira ati hano hantu genda gake nari kugenda gake okay spiritual way ibyo ndi kuvuga apana bya gipapa noneho yajemo gipapa kibyeyi hari igihe kibyeyi yarabaranga amarangamutima de wenda avuga ngo umukobwa wanjye ndashaka umusore ameze gutya akabanza arangize kwiga ndashaka imeze gutya na gutya aho byari bigende gute ntabwo nari kumwemera kuko cyari igihe cyanjye it was my time nari kuvuga papa kwiga bihoraho n'ubundi kwiga let me get married kwiga bihoraho nta myaka bigira bihoraho ariko ndavuga spiritual wise iyaba ambwiye ngo niho njye namutwaye nka kumwereka nka pastor wanjye para papa wanjye aramukunda kabisa yes Imana irimo kabisa nta Imana irimo so that's the whole process ikindi ni ukuntu mbimuganiriza namwe ati njyewe ukuntu nibona next year I wanna get married sinzi niba uri ready cyangwa utari ready ariko njyewe nawe wabanje bwa mbere kumbwira ati njye bimuganirije mbere yuko akubwira ngo no yajyaga bivugaho n'ibiki ariko noneho yego ni njye bamubwiye ngo next year tujye twari 2018 njye navugaga next year 2019 next year we get married kandi ndibyiyumvamo muri njye ndikumva twari nka 2018 muri December muri njye ndikumva ko I have to get married kubera uyu murimo nkora n'ibiki aranyumva arambwira ati kabisa let's get married none se mvuga ati this is my man nari navuze man natabyumva ndamureka ntaho ese ndamushyira pisto ngo marry me no natabyumva yikomereza ubwo Imana hari uwanjye yazanye kandi at the right time I will get married so numva arabyumvishije nibwo nabwiye mu rugo icyo gihe nubwo yari ahari ndamwandikira ndamubwira ati mu rugo nabavugishije n'ibiki arambwira ati ningaruka tuzaze kwiyerekana iwanyu nuko twapanze ubukwe nuko twapanze ubukwe twagiye mu biki
bimera gutyo twapanze birikora. ubukwe mu rugo burakorwa, ubukwe buraba bwiza. Wow. God was there. Wow. Kugeza n'ubu mpita mbyara Ukaba ufite wibitseho umwana w'umukobwa mwiza cyane. Yoho! Okay. Kuri we noneho inama wagira wenda nk'abakobwa babaramye basanzwe muri rusange wenda ibyo byose hari challenge wagiye uhura nazo, ariko icyo mbashije ngiye kumva cyo nuko mu buryo dusabamo hari igihe bitugiraho ingaruka. Yes. Tugiraho ingaruka kandi shanizera mu gusaba ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ngusabe ngo umuntu ngo w'igikara ngo muremure wowe vuga mana uzanzanye umuntu wanjye rega bijya bibaho umuntu akayoba hasi n'ubizi amadivasi ntuyabona cyane rwose bibaho kandi birababaza. Reba ko warakoze uko ukagira iki ukabona mu mwaka umwe gusa biranze bwaraguhindukanye ikibazo cyangwa wowe urahindutse urahageze usanga ko nibwira ko mukunda wariza penzi kandi ikindi Imana uyisabe kuzaga umugabo ukunze biragatsindwa ko na n'umugabo udakunze kandi vice versa nawe ugukunze cyangwa mana mu wanjye wowe wandemeye nashikarishye nk'intebe nashaka begasa ngo njye mureba gutya aba afite abadafite uwanjye kuko bitanga amahoro kubana n'umuntu wawe murabana nta nzara yabica mu rugo ariko sibyo nta nzara mwabura ikintu ntibibaho murabana ariko ikibazo ni ugushaka ibintu birenze ukabona uribeshye cyangwa ukabona uranibeshye. Ikindi kintu bita pressure abantu bose bari gushaka urungano rwanjye rwose rurashize ugatura n'umuhungu wa mbere kubwe mariage twagiye harimo akantu abantu barakotorera cyane abantu barahibeshyera cyane wahurira n'umuntu si ngombwa ngo umuntu tumaranye umwaka ntabwo ngiye kuvuga byari bavuga ngo banze umenye umuntu iyo umuntu ari uwawe n'amezi atatu mwamenyana mukamenyana nawe namaze imyaka 10 ni ukuri mwamenyana ariko nyine ngenda wasaba Imana uwanjye bring him my way bibe today bibe 4 years later 50 years ko bashaka at 40 years barashaka. Ikibazo ni pressure kandi pressure ituma abantu bashaka nabi n'ukuri njye nimubona ngo nuko nashatse umutungo n'iki ntabwo ari pressure njye cyari igihe cyawe njye Imana arabimbwiye that was my time cyagenda ndi muto and that was it kandi nzindira umuntu wanjye at the right time. Ntabwo byagoye bakuru bawe kuko bari babizi yuko umuntu twari imyaka 3 dukundana hari igihe ikibazo ugiye kudusiga tuzajye n'umwe n'umwe niwe wari usigaye abandi bose baragiye none yarabizi yarambwiye ati rero narabanje kumubaza mbere ko mbwira abantu bose niwe nabanje kubaza is it okay for you ko nkora ubukwe arambwira ati ntabwo naza hagati yawe na imyaka ukunda yinura mu muhungu bigendere ikintu bari igihe cyawe njye nagereze mudindire bigendere so icyo nabwira abakobwa ntibagire pressure. Ikindi wowe wicara utegereze nta muntu ushobora kubura umugabo kereka udasenga niba udasenga buri rukweto ntabwo birashobora kuza ufite imyaka 20 urabizi yuko ushobora mariage ishobora kuguhumuraho ufite 19 yego ukabona uri guhura n'abantu kubwira mariage gusa at 19 at 20 kono tipo ari kugupropose hari igihe cyo ari igihe cyawe by the way ariko wakirangaramo ukabona cyarenga ukagera 30 40 ukazashiduka ntabwo wagikoresheje neza igihe cyawe. Hari igihe Imana barakwanditseho ko at 21 ugomba kuba uri umugore hari igihe bikwanditseho ukabona hari undi Imana yanditseho ati wowe uzabanza wikorera ugira ikiri 35 nubwo uzabona umugabo 40 yawe nubwo uzabona umugabo ariko ubona pressure itumye uhuye aho ngaho fata mva nyandurura nabaye toka ariko iriya kanzu y'umweru iraduhabura tukumva twese turayishaka ariko se nyuma yayo ko nta muntu ubuhari rimwe babiri bizagenda gute ukuntu bibabaza kuba ubana n'umugabo mukozanyaho buri joro birakanyagwa ntibizabe ku muntu uwo ari we wese nkunda ntibizamubera ariko kugira ngo utakubaho ni iki ni ugushishoza ugasaba Imana iva nta kindi usaba rega si ngombwa ngo uvuge ngo Mana ngo cyavuga Mana uwanjye
muzana wanjye wandemeye wow burenge. okay tujye mu dukoryo utuntu n'utundi kuri wowe ni akahe kantu mu buzima bwawe wakoze ukavuga ati what aka kantu ndakibuka uriya ndakibuka uzi udukoryo nakoze ntacyo mbwira ntabwo nakibuka kera niga mu mbere segonderi harya nibyo nakoze ikira niga mu mbere segonderi ya midezamfa bashyize imbere oya nagiye mu marushanwa y'ikigo ndayatsindira yari ayo kuririmba ndayatsindira ikigo batangaga imbuto n'imboga batuzanira imbuto nasaze iryo joro sinajya muri prep the next day bansubiza kuri asemba barashize kuri asemba banshimira the next day bansubiza kuri asemba banyirukana yego wazize iki nazize kutajya muri prep okay merci naraye waraye bahita bakwirukana kuri asemba yo kantu umwana ukiri muri senior 1 you can imagine w'umukobwa noneho ubona ntawe hano wa pasta noneho ikibazo irukana ta bakohereza message ababyeyi batigiye batatu urasetse mbabirande wow niki kintu kigushimisha mu buzima bwawe kinshimisha njyewe shimishwa no kubona okay turetse iby'umwuka turabivuga nyuma ubundi mu busanzwe nishimisha kubona ndi kumwe n'inshuti museka tuvuga ubusa turi gusetsanya bavuga ibugoryi mvuga ubundi duseka gusa bivugira banezerewe tugaseka kabisa nkunda guseka aha none mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka mana yanjye nkunda kubona ndi kuyera praise and worship nkabona ari umwuka wera hari umwuka wera nkabona hari ibintu biri guhinduka nkabona the Holy Spirit is there nkabona ikirere the atmosphere mana ibyo bintu mbona numva niyo ijoro rifashe gutya mbese nkabona hari umuntu uje nyuma arambwira ati igiye mwaririmbaga hari ibyakoretse something happened ntabwo biba kenshi ariko birabaye bibaye mbona hari ibiciro wiyongeyeho ni nabyo mbasengera Imana mbasenga natsengera gamana I need anointing yindi biriya tujye tubona ukuntu umuntu araririmbye abantu baraguye ibimuga birahagurutse ngenije neza anointing cyeretse nyibonye okay niki kintu kikubabaza uvuga ati uyu muntu ankora iki cyangwa ibi bintu bibaho nababara ikintu kikubabaza mu buzima bwawe nanga kubeshyerwa nanga umuntu ambeshye umuntu akubeshye kuko ngewe nkoze ikosa ndaryemera uraryemera ndaryemera ariko byarangoye nabyo uziko nabisengeye wa mana nyigisha kuvuga ijambo I'm sorry iryo jambo ringana gutyo gusa ntago wari waga wigeze byarangoraga mu buzima ijambo I'm sorry ngewe nyine nemera ikosa ko ngata ntabibona se ko nicujije ntabibona ariko ijambo kuri sora ngo ndivuge usaba imbabazi ntago byari byoroshye ariko nkumwa ibikorwa nkabikora byo kwerekana ko nasabye imbabazi ariko kuvuga ijambo I am sorry naragenda bamana nyigisha kuvuga ijambo ko nabonye uburyo ari ingenzi ari ingenzi so nanga kubeshyerwa nanga kuba nakumva umuntu yakubeshyera hakoze kuko ikintu nakoze ndacyemera nkayisabira imbabazi okay niki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe vuga ngo itariki uyu munsi sinshobora kukibagirwa physically bona babaye ndi ku Gisenyi hajemo umugisha nyuma so nta kindi reka mbakomeze subirayo cyangwa ariyo uzabyumva ariyo subirayo ariko ni byiza cyangwa ni byiza kuribwa ni byiza biri worth it it's bearable kuko uvuga ngo ikintu kigiye gusohoka Imana ariko yatugize abantu bakomeye abagore ewe data nubashye abagore nicyo yasumba nari ndi ku Gisenyi nkumva ubuzima burarangiye ntabwo uri bwashobora no kugukata ukuguru bakagukata bakagukura ntubyumve
you can imagine ariko waretse ko ntera ubwoba waretse se ngo kuko uzabyumva ariko ni byiza harimo umugisha nyuma ujya kubona ukabona wazanye akabebe uburibwe bugashira ariko direct uburyo mumbwira uburibwe ashobora kuzagera muri icyo gihe usikunje nari nzi njyewe bwarenze naravuga ati ubu buribwe baba bambwira njye nzahita mpfa ntabwo nzabushobora ariko ukuntu njye nabishoboye nta muntu utabishobora kuri iyi ntawe pe okay hari icyagushimishije uvuga ati iki kintu uyu munsi byara nacyo nicyo cyabaye simbona umwana ubona uvuye muri wowe nararize birabananira kumuza nararize ubundi nshimira abaganga bose bari barahunga guhera ku murongo God bless you no one nibuka utari uhari mumuhamagare mumubwire ngo God bless you nuriya munsi nishima nawe ntazi ko ubukwe bwanshimishije ariko umunsi nwita amenya ko nwise narishimye ariko umunsi nibyara banzanira umwana gutya n'uwawe nararize ndi kugeza sinarize nakaryo ariko ba mwana nararize narishimye bati okay ibi byishimo bibaho n'abandi nibyo bagira bwa buribwe babaye bureze narabwibagiwe gutya wow that was the happiest moment of wow life ni byiza cyane hanyuma wenda turi kugana ku musozo hari akantu njya ntanga ukanima indirimbo 5 minota mike ishoboka warimba amakorasi waririmba iki indirimbo 5 urayimba indirimbo 5 reka nguhe iminota ingahera cyangwa nk'ibiri uririmbemo indirimbo 5 urimbemo indirimbo 5 wumva ziri ku mutima wawe 5 kunkoza akantu ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, hakuna wa kufanana na Yesu, wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, wa kufanana naye, anaweza Bwana Yesu anaweza, hakuna wa kufanana na Mchunguzi wanje, ni mzima Mchunguzi wanje, ni mzima. Yego mwami, 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 amen. Ariko zaragera haraburi mweyongene, amen. Oh hallelujah, narakijijwe, oh hallelujah, narawowe, oh hallelujah, amen, hallelujah, oh hallelujah, ahimbazwe. wow mani gumugisha. Yes, nutugana ku musozo, nihe message wagenera abaramyi bose, abantu muri rusange bakunda Imana cyangwa bakunda indirimbo z'Imana muri rusange? Okay, message ku baramyi cyangwa dukorera Imana iki gihe gikeneye abantu kabisa barimo neza, bahagararamo neza. Turi mu bihe bigoye cyane, isi irimo kwiruka cyane, umuvuduko uteye ubwoba. Ikeneye abaramyi baririmba imitima y'abantu kabohoka, abantu baraboshye, abantu bafite depression, abantu bari depressed, ngenganira n'abantu nkumva kavuga ati birandenze. So dukeneye abaramyi bafasha abantu mu buryo bw'indirimbo zihumuriza, indirimbo indirimbo like dukeneye abaramyi abaho muri mwicaye uzi yuko akantu kuri mugaragara, muze dukorera Imana, dupange shows like tugaragara. Ikindi ngiye ndumva muri rusange nabwira abantu baganira. Ngiye impamvu mbivuze maze kuganira n'abantu narifashe numva mfite iki kintu nkajya mpamagana umuntu akazi tukaganira. Abantu depression bafite ntago nzi uburyo nayikubwira,
dukwiye kwegerana Yeah, sure. dukwiye kwegerana kubera iyi covid n'ibiki byatandukanije abantu ariko abantu bakeneye kuganirizwa gusengerwa Cyane. deliverance iyo iri mureke twegerane dusengerane duhure twongere dukundane dukundana iyo uhuye n'umuntu ukamubwira araruhuka akanishima Akanishima. akumva afite umuntu unyumva Yes. Yeah. muri iki gihe cya covid rwose hari igihe usanga akazi karahagaze hari igihe Yeah, usanga ibintu byarabaye ibibazo famiye no n'intambara ugasanga abantu bose bari gukora amakwe ukabona uri nka wenyine uri nka wenyine ninde usigaye ku isi ukagenda ukaba depressed ntiwiga Yeah, nta nta kazi kazi, nta nta mugabo cyo- nta yo umuntu akeneye undi muntu umufasha umuganiriza umubwira ati wikicara hamwe Humura. ngwino nkora ibintu turya Tugende. ngwino dusenge Ehe. ngwino yeah. Utwo tuntu turakeneye wow ni byiza cyane imana iguha umugisha rero God bless you too. yeah you can say now bye bye thank you Bye.